baca umugani mu kinyarwanda ngo umwana murizi nakurwa urutozi, nyamara barahari igihe bari kurira hari kimuriza cyangwa se ariho nyine arizwa n'ukuri. Umubyeyi Mbabazi Shaddyboo cyangwa se umwite Shaddyboo, uyu nguyu nta muntu umwe utamuzi no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, yatangaje yuko yafashwe ku ngufu ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2026. Rero bivuze nk'umwuka byaramwe mwugahekamwe, niba uri umubyeyi ukaba uri umumama, igira numve ino nkuru uko byagenze. Nakubwiye ngo baca umugani mu kinyarwanda ngo umwana murizi nakurwa urutozi. Ashobora kuba ari kubivuga tukabyumva nkaho nyine wenda ari ibintu bitabayeho, nyamara wasanga byarabaye cyangwa se ugasanga kundi rundi wenda bitanabayeho, ntawamenya. Gusa ahangaha nyir'ubwite yavuze yuko yahohotewe kandi nyine akeneye ubutabera. Ese byagenze gute kugira ngo Shaddyboo avuge yuko yafashwe ku ngufu cyangwa se yaba nyine yarahohotewe n'uyu musore witwa UG umukarazi? Reka mbanze ngwereze ikaze kandi ngushimire cyane wowe ukurikirana ibiganiro byacu utuye mu mpande zose z'isi, waba uri umunyarwanda utuye mu burasirazuba, mu burengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, rwose Imana igikomeza kugenda iguha umugisha mu byo ukora byose cyangwa se mu byo wifuza kugeraho byose. Kandi ashimira cyane abantu mwese mudukurikirana nyine mudatuye mu Rwanda cyangwa se mutari mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri umurundi utuye muri Tanzania, Uganda, aho utuye hose mu mpande zose z'isi, Imana ikomeze kugenda ikugirira neza, upfa kuba nyine wumva ikinyarwanda. Nkuko natangiye mbikubwira, Mbabazi Shaddyboo wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga nka Shaddyboo yatangaje ko yafashwe ku ngufu ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2026 n'umusore bahoze bavugaho urukundo witwa UG umukaraza. Uyu mubyeyi yabitangaje yifashe imbuga nkoranyambaga, aho nyine yatangaje ko uyu musore yamuhohoteye kandi cyane, ndetse asaba inzego z'igihugu cyangwa se urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ubutabera cyangwa se kumurenganura. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe, Shaddyboo yavuze ko uyu musore UG umukaraza yamusambanyije ku gahato i Musanze iwe mu ijoro ryo kuwa 21 Kamena muri uyu mwaka turimo. Shaddyboo yavuze ko uyu musore bahoze ari inshuti bisanzwe, kandi ku mugoroba wo ku itariki 21 Kamena muri uyu mwaka turimo yagiye kumusura iwe yitwaje amacupa 2 y'inzoga, barangije nyine barasangira gusabana ndetse no kunywa inzoga nyinshi. Shaddyboo yavuze ko uyu musore yamufatiranye yasinze akabyuka asanga baryamanye kandi ngo nyine yambaye ubusa. Shaddyboo yavuze ko yababajwe cyane no kwisanga yaryamanye n'uyu musore, kuko nyine atari nyine ntabwo byari ibintu yari yapanze cyangwa se ntabwo yari yagize ibiki, ntabwo bari babyumvikanye, ntabwo nyine yari yabiteguye cyangwa se ntabwo yabigizemo uruhare, ngo ahubwo nyine yamufatiranye mu ntege nke cyangwa se nyine yasinze, nyine muri makeya adafite ubwenge. Rero rwose mushobora kuvuga muti Shaddyboo arabeshya, ari kwiriza, bisanzwe niko bimeze, ariko kabyarawe ibi ni ibintu bibaho kandi cyane. Uyu munsi hari abakobwa babyaye abana kuri buno buryo, uyu munsi hari abadamu babanye n'abagabo babo kubera buno buryo, uyu munsi hari abantu benshi baciye muri situation. Rero Shaddyboo nyine yanahereyeho akebura abana b'abakobwa, arababwira ati wowe kabyarawe, niba uri umukobwa, niba uri umama, iyiteho, ikunde, kubera ko nta wundi muntu ugukunda. Buri muntu wese muri inshuti, buri muntu wese muziranye afite ikintu agutagitinzeho, arashaka kuzaguprofita. Kandi uko no kumva neza, niba uri umukobwa iyi nkuru nigusigire ubusa, cyangwa se niba uri umumama iyi nama uzayigira abana bawe, cyangwa se niba uri umupapa uzicaza umukobwa wawe umubwire ngo my daughter, mukobwa wanjye, gakobwa kanjye nkunda, inama nakugira uzikunde, kubera ko nta wundi muntu hano hanze muzakumenyekana, uzagusura, uzakuganiriza, kubera ko agukunda cyangwa se akugiriye imbabazi, akwifuzaho profitation, arashaka guprofita. Rero bivuze ngo ino nkuru njye nkunda kubabwira ngo njye nta nkuru nimwe njya mbategurira idafite ikigisho cyangwa se itazagusigira isomo. Nubwo wayibona nkaho ari ibintu bisanzwe, ariko buriya mba nagitinze yuko igusigira isomo kandi nyine ugira ikintu. Nyine wenda ikindi kintu nakubwira ko ino nkuru wenda ushobora gusanga uyu musore twa UG umukaraza utamuzi, ariko ndaje nkubwire byinshi kuri we ndetse na Shaddyboo. Shaddyboo na UG bakunze kuvugwaho mu rukundo mu bihe byashize cyangwa se mu bihe byagiye bitandukana. Gusa mu kiganiro uyu mubyeyi nyine yagiranye n'ikinyamakuru Igihe, nyuma y'uko nyine yatangaje ibi byose, yihakanye ibyavuzwe cyangwa se nyine makeya inkuru zose zamuvuzweho ko nyine yaba yarigeze gukundana n'uyu musore. Yatangaje yuko batigeze bakundana, ahubwo nyine ngo bari inshuti bisanzwe cyangwa se bari best friend zisanzwe. Ro urumva yuko
rwose ibingibi nabikubwiye ni ibintu bibaho kandi cyane. Iyo umukobwa kenshi yasinze cyangwa se adafite ubwenge, nyine hari igihe bamuprofita cyangwa se ugasanga akoze ibintu nawe ubwe atigeze atekerezaho. Gusa nta kindi kibitera, buriya iyo umukobwa ari inshuti n'umusore runaka cyangwa se banakundana, nyine umusore hari igihe abikora yumva yuko ari ukwinjiringa cyangwa se ari ukumushimisha, nyamara ugasanga wa mukobwa afite cyangwa se nyuma bimugizeho effect kandi cyane. Njya nkunda kubabwira ngo ntuzakore ikosa ryo kuryamana n'umuntu udafite ubwenge cyangwa se umuntu wasinze, kubera yuko after cyangwa se nyuma aba agomba kwicuza uko byagenda. Ngayo nguko rero iyo yari inkuru ya Shaddyboo iri gukomeza kugenda igarukaho n'abantu benshi hano mu Rwanda cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Shaddyboo ati ngewe nahohotewe, nafashwe ku ngufu, atari ku ikibabaje cyane igiteye agenda cyane, uyu musore yamfatiranye kandi rwose narinde muri bya bihe by'abadamu cyangwa se narinde mu bihe by'abakobwa, bya bindi twita imihango. Urumva rero hano hanze hari abasore ibyo ngibyo batabyitaho, hari abahungu hano hanze nyine apfa kuba kubona nyine muri makeya, ibindi byose ntabwo bimureba, ibindi byose nta kintu bimubwiye. Ese wowe kabyara we, wowe ugaheka we, wowe ino nkuru igusigiye iri somo? Ese koko urumva byaba ari byo, cyangwa ni nka ya nkuru ivuga ngo ni wa mwana murizi udakurwa urutozi? Ese Shaddyboo yaba ashaka hiti? Gusa njye namwe nashidikanya, nta muntu wakwifuza hiti muri buno buryo. Ushobora gusanga ari byo cyangwa se wenda ukanasanga atari byo, wenda ntawamenya. Gusa hagati yabo bombi harimo nyine ukuri. Kandi Shaddyboo yavuze yuko ni ikimenyetso cyari kigaragaza yuko uyu musore koko yabikoze, yasigaranye inkweto ziwe, biza kurangira nyine atashye n'amaguru cyangwa se ataha nta nkweto afite zo kwambara. Nawe tekereza niba uri umugabo cyangwa se ukaba uri umusore usize ipantaro yawe cyangwa se ukasiga umwenda wawe imbere, wagiye gusura umusore ugataha nawe ufite, ese wataha he cyangwa se wagenda uvuga ngiki? Iyi yari inkuru yubaka sosiyete kandi idufasha gukebuka nk'abantu bakuru. Imana ikurere. Njye wari kumva nk'ibisanzwe, amazina yanjye nitwa Iva na YouTube channel yacu ikitwa Iva Talk Empire. Ni amakuru y'inkuru zubaka sosiyete cyangwa se inkuru zigezweho, Dog Stock.